nta burezi bwiza nta miryango myiza twagira irambye, kuko uburezi bwiza nibwo buvuzi bwiza, nibwo buyobozi bwiza, nibwo bukungu bwiza, nibwo kwiyegura Imana bwiza n'ibindi. Uburezi bufite ireme bwubakiye ku muryango mwiza, buri wese biramureba, buri wese biramureba, n'iwacu igihugu ubufatanye nibwo somo uburere n'uburezi nawe uzaza urebe, abana bacu bazaba amayibobo.
ry'ubuyobozi bw'akarere ndetse no mu izina ry'abaturage b'akarere ka Rutsiro, ni umugisha tugize wo gufatanya namwe kuri uyu munsi gusoza icyumweru cyahariwe uburezi gatolika muri diyosezi ya Nyundo, zone pastorale ya Gisenyi. Ubufatanye mvuga bugaragarira cyane mu bikorwa biteza imbere imibereho myiza y'abaturage, imico myiza n'uburere bihabwa abana b'Abanyarwanda, kubaka amashuri, ibitaro ndetse n'ibigo nderabuzima. Nyakubahwa Musenyeri, nk'uko insanganyamatsiko y'uyu munsi ibidusaba, kubaka no kuba mu muryango mwiza bidufashe kwigana umwete. Ibi birahura neza n'intego ya Leta y'Ubumwe bw'Abanyarwanda ivuga ko tugomba guharanira kugira umuryango utekanye kandi ushoboye. Uyu munsi turagaruka birambuye mu muryango wo Gicumbi cy'umuco n'uburere, tugaruke no ku ruhare rw'umuryango mu burezi bw'abana bacu. Ntawe utazi ko uburezi ari umusingi w'iterambere rirambye kandi ni inkingi y'ubuzima bwiza bufite icyerekezo kirambye. Benshi mu bahanga mu by'ubumenyi bwa muntu bagiye bagaruka ku burezi, basanga uburezi ari inkingi y'icyerekezo ndasimburwa ubuzima burambye kandi bwiyubaka. Kubera iyo mpamvu twese tugomba gushyigikira uburezi kuko ari bwo butuma tubaho turiho. Nta burezi bwiza nta miryango myiza twagira irambye, kuko uburezi bwiza nibwo buvuzi bwiza, nibwo buyobozi bwiza, nibwo bukungu bwiza, nibwo kwiyegurira Imana bwiza n'ibindi. Aha ndashaka kuvuga ko ishuri rigomba kugira indangagaciro na kirazira bituma umwana agira umutimanama wuje ubupfura n'ubumenyi, maze bwa burezi bwiza ahabwa n'ishuri kimwe n'umuryango nyarwanda bikamufasha kuba umuntu wuzuye ubumuntu n'ubumenyi, bigatuma koko aba wa muntu uri nkore neza bandebereho. Kuri uyu munsi hari byinshi tugomba kugarukaho nk'ababyeyi, abarezi n'abayobozi kimwe n'abafatanyabikorwa bose mu burezi, kuko ari byo dukora byagira impinduka nziza ku burezi, harimo imyitwarire myiza, ubunyangamugayo, ubupfura nabyo birigisha kurusha amagambo twavuga. Ababyeyi turasabwa gukora uko dushoboye kose ngo abana bige neza, kuko umunani w'umwana ni ishuri. Kwanga ko umwana yiga ni ukwangiza ubuzima bwe ndetse no kwangiza ejo heza hazaza, cyane ko ubumenyi ari urumuri rufasha umwana kugira ibyiyumviro bituma yamenya gutandukanya imvamutima ze, n'ubumenyi butuma ashobora gutera intambwe ava ku cyiciri ajya ku kindi. Uretse n'ibyo kandi ni no kudindiza iterambere rirambye ry'igihugu. Barezi dusangiye umuco wo kurera, ndabasaba ko mwarushaho gukomeza kuba abarezi beza n'ababyeyi, kuko umurezi mwiza ni umubyeyi ndetse n'umubyeyi ni umurezi mwiza, cyane ko tuzi ko uruhare rwanyu mu kubaka igihugu mu burezi ari indasimburwa. Akaba ariyo mpamvu tubashimira umunsi nk'uyu nguyu. Twese twanyuze mu biganza bya mwarimu, tuzi ukuntu mwarimu yagize uruhare runini mu buzima bwacu. Ndizera ndashidikanya ko buri wese atawuri icyo ashimira mwarimu we wamureze. Barezi mwese muri aha mu ntiza amashyi n'impundu mbashimire, kuko ibyo mukora mu burezi ari byinshi. Ariko nanone munyemerere ngire icyo mbisabira, kuko hari byinshi bigomba gukosorwa. Hari abarimu bajya kwigisha batakoze ibidanago, rwose ibyo bigomba gukosorwa, kuko iyo umuntu atateguye amasomo ntawamutandukanya na wa wundi ubwira abantu ngo nibajye ku meza kandi atateguye. Ndabasaba rero rwose guha agaciro igikorwa cyo gutegura amasomo mbere yo kujya kuyigisha. Bayobozi b'ibigo by'amashuri, nimugaruke ku nshingano zanyu umunsi ku munsi, mumenye uko ibigo muyobora bihagaze, uko ibigo muyobora bihagaze ari indorerwamo yanyu. Mwambaye ikirezi nimumenye ko kera, maze mwirinde ko cyakwandura. Nta mpamvu n'imwe yatuma ishuri rigira umwanda kandi rifite ubuyobozi. Nta mpamvu n'imwe yatuma ishuri
riba iciro ry'imigani ngo nta mwana n'umwe ubona ibaruwa imujyana mu kigo gicumbikira abana. Rwose ibyo ntabwo bikwiye, kandi twese turerera umuryango nyarwanda n'igihugu muri rusange. Babyeyi namwe muri hano, nimuhe umwana ibyangombwa asabwa n'ishuri, nibwo azakora akagira icyo ageraho. Umusaruro uboneka aho twashyize ifumbire n'izindi nyongeramusaruro igihingwa gikenera. Ikindi, umwana wiga neza ni wa wundi wariye. Kubw'iyo mpamvu ndabasaba mwese gufatanya n'ubuyobozi bw'amashuri mu kubonera abana ifunguro rya saa sita. Si byiza ko umwana wariye yakurikira mwarimu abandi bari gusinzira kuko ntacyo baba basize mu nda. Bafatanyabikorwa mwese muteraniye aha ngaha, munyemere mbashimire bivanye ku mutima kubera uruhare rwanyu ndasimburwa mu gusigasira ireme ry'uburezi. Reka rero twese turusheho kuribungabunga kuko ariryo rizatuma tugira impuguke zishobora kujya mu ruhando rw'umurimo ku isoko mpuzamahanga. Gushaka ni ugushobora, ahari ubushake byose birashoboka, kandi abashyize hamwe Imana irabasanga. Banyakubahwa mwese mwaje kwifatanya natwe muri uyu munsi. Nk'uko tubizi, gahunda y'igihugu ni ukugira umuryango ubayeho neza kandi utekanye. Umuryango ubayeho neza ni umuryango ufite abana biga, ni umuryango ufite abana cyangwa se abagize umuryango bashobora kwivuza, ni umuryango uba ahantu heza hafite isuku, ni wa muryango wujuje byose. Kandi nk'uko nyakubahwa Perezida wa Repubulika twese ahora bidusaba, kugira ngo tugire umuryango mwiza kandi utekanye bisaba uruhare rwa buri wese. Bisaba uruhare rw'abarezi, bisaba uruhare rw'ababyeyi, ndetse bisaba n'uruhare rw'amadini, kugira ngo twese tujyanemo kugira ngo tubashe kugira wa muryango mwiza. Kuri uyu munsi rero nagira ngo tuze kuva hano twese dufashe icyemezo ko nta mwana w'umunyarwanda ukwiye kubuzwa uburenganzira bwo kwiga, nta mwana w'umunyarwanda ukwiye kubura kwivuza, cyangwa se umunyarwanda uwo ari we wese. Ikindi dukwiye kuzirikana ni uko tugomba kugira imiryango itekanye izira amakimbirane. Byamaze kugaragara ko ibibazo byinshi duhura nabyo ari uko imiryango yacu ibanye mu makimbirane. Nagira ngo rero saba ababyeyi ndetse n'abana bari aha ngaha kuzirikana ko umuryango utazimuye urazima. Tugomba kugira umwanya wo kuganira iwacu mu ngo, ababyeyi bagafata umwanya wo kuganira bakajya inama uburyo bateza imbere imiryango yabo, ndetse bakagira n'umwanya wo kuganiriza abana tubyara. Iyo abana tutabaganirije ngo tubigishe indangagaciro na kirazira, n'ubundi bahura n'abandi bakabigisha uburere bubi. Ikindi, tugomba kuzirikana ko umwana ushobora kumubyara ukamutangaho amafaranga menshi akiga neza, ariko kubera ko utamwigishije indangagaciro, utamwigishije kirazira, ugasanga umwana umutakajeho ubushobozi, ariko ejo akazagaragara muri ba bana banywa urumogi n'ibiyobyabwenge kubera ko ntabwo wigeze umwigisha indangagaciro na kirazira. Nagira rero ngo uyu munsi tukivanemo nk'umukoro wacu twese, tuzirikane ko aba bana nibo Rwanda rw'ejo, tubatoze indangagaciro na kirazira. Mu gusoza, munyemerere ntiri aha ngaha shimira buri wese ugira uruhare mu kugira ngo tugire umuryango ubayeho neza kandi utekanye. Harakabaho ubufatanye bwa leta na Kiliziya Gatulika, harakabaho ubuyobozi bwiza burangaje imbere na nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Murakoze cyane.